pe match yari ryose ako match ari naryoshye bravo rwose match yaragendaga pe twararyohewe yaba kuri radio yaragendaga twarabyumvaga natwe mwaduteretse ku mashusho mwifashishije radio cyane rero ibintu APR yakinnye ngiye ku breaking down mu minota rigoga ugiye kungenera ningahe urashaka ingahe ukurikije umwanya ufite oya ukurikije umwanya ufite reka turagenda tubivangavanga na kwizigira twese nta kibazo gusobanura ibintu bya tactique ariko byoroshye ku buryo umuntu wese arabyumva pe bitamugoye ikipe ya APR yagiye gukina n'ikipe ya Kiyovu idashaka kuva inyuma hari ingingo yaravuze ati nishaka gukina na APR pose singifite bano bakinnyi abahungu banjye ni bato ngashaka kubasohora ngo bajye kwisanga mu kibuga cyayo cyane byanze bikunze APR iraza kumenasa kuko iyo abakinnyi ari bato haba hari na tendance rwego ko bakora amakosa nyine kuko bakiri bato cyane so yaravuze ati rero icyabakiza nuko twakora bloke ebyiri zikomeye ariko tukazikorera mu kibuga cyacu urabona ufashe ikibuga ukigabanyijemo kabiri kuri murongo ukigabanyamo kabiri aravuga ati abakinnyi byibura nka barindwi muze mu kibuga cyacu ariho muhagarara bane b'inyuma na batatu bo muri mediane ariho mukorera bloke noneho ba batatu b'imbere barimo Darcy barimo Uwineza ndetse na Rutayizamu Keita mu pressing abadefenseur ba APR kugira ngo badasohora umupira biboroheye ibisanzwe ariko icyo ngicyo cyo gushyira batatu imbere bajya gukora pressing mu kibuga cya APR buriye baba babizi ko batasucceedinga n'ubundi barabizi ko APR gusohora umupira biraza gukunda kuko iyo pressing buryo bawujyanamo hagati wa pressing hagati bakawujyana ibumoso so iyo ukubise kabiri gatatu passe n'ubundi bayicishamo ikajya muri mediane ariko ikintu cyitwaga bloke rero guhera muri mediane aho hantu harimo aba basore bitwa ba Sharif Bayo ahantu harimo abasore nk'aba Yakubu ahantu harimo abasore batandukanye mu by'ukuri barimo nk'uyu musore wakinaga kuri gatandatu ariwe Bukuru Christophe baguraga ikipe yitwa APR gukura umupira aho bawujyana muri defense ya Kiyovu nubwo ngo icyo batashakaga nuko APR ikora ya mipira yo hasi igendera hasi ya indi ama through pass bashobora gucomekera Rutayizamu ira mutogo email cyangwa se bakaba bayicomekera wenda nka Sheikh Jibril batarayinjiye icyo rero bakoraga niki no gutuma APR irigoga yorient imipira mu mpande kugira ngo itere cross niba ikipe itangiye gushyira baro mu mpande numva ko ugiye gutera cross se yego nijye gutera cross Kiyovu ifite umuzamu muremure nabonye ari umuzamu mwiza kwizige azi gufata pe nangwa APR yateraga cross ni ibintu bisomeka mbonye Ngabo Regis cyangwa Rwabuhihi bakawukuraho batawukuraho Garde akawufata cyangwa se bakamekinga shoko ni umukinnyi wa APR yatera umutwe ariko atawutera ari free kwa kundi mubangamira umuntu kurya atatera free head akawutera nabi swato karenga donc nibamuhereza uburyo bwo gutsinda yitonze iminota 45 ishira gutyo ikintu cya mbere kiba kibaye bura kuri APR nk'ikipe yaje ifite agapresha ko kuba yaranganyije na Bugesera itishimye urumva ese ijya mu kintu cya bayita doubt mode ni mode yo kwishidikanyaho mode yo gutangira ko frustrated kumva utishimye kuko ikipe iri kugukinisha nabi no ntago bari gutuma nyine tubona umwanya wo kwisanzura ngo dukine ako kantu rero hari ingingo yahise akarumarika ako kantu k'agapresha gapanze ako kantu ko kuba babaye abantu batishimye icyo yakoze ni iki yasabwira abakinnyi bati n'ubundi baragaruka bakaniye none igice cya kabiri badafite gutuza none ba Clement bagiye guhita bazamuka baze guhagarara ku murongo abanyigihugu kabiri bakora icyo bita high line defense urumva ikipe yakinnye ikora build up ituruka inyuma bikanga kwizigira none ntago gutangira build up inyuma none ikora icyo bita ni nko gusunika ati twese tuyisange mu kibuga cyayo paka tukibonye hari ingengo ati ntacyo bitwaye mwe mugume muri ya approach yacu yo gukomeza gukora ama block ariko aricara reba uko physionomie y'umukino iri kugenda abona ko APR yamaze kwinjira mu kintu cyitwa kuba carried away muri football iyo watwawe waba excited amarangamutima yabaye menshi wumva ushaka igitego cyane wumva ukeneye kukibona byanze bikunze kandi ubona adversaire nta danger nimwe ari guteza acemo nk'iminota nka 20 uri imbere izamurye buri kanya wibagirwa ko nawe kudefanda bakurindira ryawe icyo yakoze yaravuze ati abawinga banjye barushye
kubera ko bari gukora double travail, bari kudefanda bafasha abadefanseri, ariko twabana n'umupira akaba ariwo bawusohokana. Aravuga ati reka nkone impinduka, azana umutana witwa Rifardo, uyu mwana wavuye muri Rayon Sport, azana y'ikinyarwanda yitwa Abdulaziz Hakizimana. Hakizimana Abdulaziz nibyo. Reka ndirebe. Abdulaziz Harerimana Abdulaziz. Noneho ikintu yakoze ni iki? Yaramubwiye tuwenge kugusaba ikintu kimwe, making sure yuko nidufata umupira tujye gukora icyitwa transition, donc APR nifata umupira natwe turakora ibishoboka byose, nitubaka turanse tujyana mu kibuga cyabo. Nango Kiyovuye yikinagaje direct, ntabyo gupossessinga ngo bubake cyane, nubwo banyuzagamo nyine nka kwa kundi nyine ubonye nka tushe nk'eshatu bakaba bazikora. Bukuru na Sharif Bayo bafite mediane nziza, no musore yitwa Yakubu bagakora nk'izo kombineze ebyiri eshatu mbere yo gusora baro ku ruhande. Ariko ntabwo byari ibintu byo kuvuga ngo barashaka kubitindamo cyane, oya, nabwo bayikoraga nko gushaka espace kugira ngo bahite batanga ya passe ndende mu mpande, bya bindi byabo byaje direct bari bapanze. So APR muri kwa kuba Kareda we rero yakomeje gusatira byanga, umutaramu witwa Rifardo Harerimana yacomokanye Clement na Yunus. Nango Kiyovu yakoze kombinezo yatse umupira bawushyira ku ruhande, bahindura umupira muremure, ariruka aracomoka arabasiga, arangije atega ikirenge kwa kundi urabona nk'iyo baro iri kujya nko kurengera kuri poto y'iburyo, reka tubyite gutya, urabona Rigoga noneho iri nko mu kirere gutya, nko mu kirere gatoya, noneho gategaho ikirenge ukayideviye igarura kuri poto y'ibumoso. Umuzamu urumva ajyana niyo cross niyo movement ya baro, akurikiraho bari iri kwerekeza. Yari yamaze guta neza uruhande rw'ibumoso rwose rurangaye kabisa. Icyo Rifardo yakoze rero, umuzamu yagize gushidikanya kuko ari mu badefenseri babiri bacometse baro, acumukanye nabo, yagize nka dute niko nabivuga umuzamu Adolphe, ese mve mwizamu baro nizabindi bitangwa na amaparabole iri mu kirere, mvuyemo se sinyifate. Arezika arongera avuga ati ariko kandi hari kumwe n'abadefenseri wenda banayikiriyaringa. Rifardo yagiye nk'isasu ridafite ingese, nako twabivuze twogeza igitego, baro yaragiye atega ikirenge arabasiga, bariraza yikubitaho yitejya mu nguni y'ibumoso ndani, kiba kiranyoye. None umva pressure rero ngibaye pressure kuri APR, umva bagishatse umwanya munini no mu minota ya nyuma, no nibo bagitsinzwe ni mu minota ya nyuma. Kandi noneho bibaye mu by'ukuri Kiyovu iri kubakinisha nabifunga, APR ikora impinduka, ba Omedi babajemo, uboneka yari yagezemo kare, ba Mamadusi babajemo, APR none iratangira irataka nayo, ariko yabaciriye icyitwa karongo koko muri iyo minota. Ariko Omedi azana igitekerezo probably yakoye kuri benchi gitandukanye n'icyo bagenzi bari bafite. Urumva buriya iyi kipe yakubotse cyane, ugira tendance yo gushaka gukomeza kubaka, ukavuga ati urabizi ko patience mu mupira ni ikintu abatoza bose bigisha abakinnyi. Ibyo twapanze ntimubivemo, mukomeze mubigerageze ko ari byo twitoje, byanze bikunze turabona uburyo. Kuki umutoza wa APR ubundi yari yabwiye abakinnyi ngo mukomeze mugerageze kubomora defense ya Kiyovu paka mu itsindire muri box yayo. Kiyovu niyo kipe yakaba ifite meilleure defense, imaze kwinjizwa ibitego 11, iya mbere ni Al-Hilal imaze kwinjizwa 10, ariko mwe ko Al-Hilal ifite imikino mike. Yego, bivuga ko mu mikino ine y'ikinyuranye irimo hari igihe Al-Hilal yakwinjizwa 2, tugasoza journée ya 20 Kiyovu ari ifite iri imbere meilleure defense. Icyo rero nawe yarakiza umutoza wa APR. Omedi rero we haje igitekerezo cyo gushotera kure. Nicyo kintu nabonye, kuko Kiyovu bakoreshaga icyo bita ama tactical fouls, ikaba ama free kick. APR urabona ko akundi muri gukombina ishaka kwinjira muri box. Kiyovu yizeye umuzamu wayo, ifite umuzamu umuhanga cyane, umukinnyi wa APR ikabona free kick cyangwa se yaba direct cyangwa indirect free kick, bahitera umuzamu akawufata. Ibyo Kiyovu yari yabimenyereye, imenyera ko APR ishaka kwinjira muri box. Niyigeze itekereza ko umuntu azanye igitekerezo cyo kuzana ikintu kimeze nka improvise batatekereje cyo gushotera kure. Omedi bamuhaye passe rimwe iturutse ku ruhande, yayifunze rimwe kwa kundi bari bikigera ku kirenge. None abakinnyi ba Kiyovu bo harimo dute, urebye yatsinze igitego. Yego, abadefenseri ba Kiyovu bagize dute, hari washatse kwataka wa mwegere, nibyo mubwira. Hari urabona nabandi barahagarara muri position, urabona ba Mamadusi bari bari inyuma. Yego, donc bari kumwe n'abadefenseri ya Kiyovu, reka mbyituko bari imbere y'ubwo, bari imbere ya Ntuzuko ya Omedi. Omedi ku ruhande hari abakinnyi iburyo ibumoso, urumva APR bari bazamutse begera urugo ari benshi, hari n'abakinnyi nka 3-4 bari no mu minota nyimere bajya gushaka igitego. Noneho
ikosa umukinnyi wa Kiyovu yakoze ntabashije kumenya ngo ninde na ubundi iyo situation imeze kuri yakwizigira mu minota yanyu ubundi muri coaching hari travail 3 iyo abantu bari kudefanda abantu bazimenye iyo muri football ikipe yawe idafite umupira impamvu ujye ubona ahantu henshi muri football bakunze kuvuga abakinnyi batatu muri zone irimo baro ntabwo ujye ubona bavuga ngo iyo batakiye kuri kabiri ngo umuwinga kuri urwo ruhande agomba kugaruka ngo n'umusenta back akajya gutanga couverture bakora inshingano 3 hagomba gusohokamo umukinnyi ukora icyo bita gufixa le porteur du baro kwegera wa mukinnyi wa adversaire ufite umupira uwa kabiri n'umukinnyi ugomba guferma espace yatishamo umupira uwa gatatu nukora couverture mu gihe ibyo byombi byanze sinzi nabiri kumvikana rero dore cyabaye bose bagumye muri role imwe yo gufunga espace vango yasohotse ngo amuzene amufixe amubuze gushota none abonye nta umwegereye harimo nka metero nk'imwe aravuga ati reka ngerageza n'umundi twakomeze gushaka gucomeka imipira n'umundi bakayikuraho bose bagumye kwa kundi abakinnyi bahisha amaboko inyuma baguma mu cyo kuvuga ngo ntaho ubucisha ariko baro kandi irimo umwuka irihuta aravuga ati n'umundi nimba mwamfunze naho nyicisha reka nyishote ndebe yere ku gikintu sinzi uko nakikubwira ishoti rigendera hejuru ry'umwaka akaryihuta kabisa cyane riragenda ribarigiyemo so biba birangiye aperi gomboye aperi iragerageza iminota bongeye 6 irahaga bacyanye nk'iminota 9 y'inyongera umva igerageza uburyo bwose ariko nyine birangira ari kimwe muri rusange kimwe mu bintu Kiyovu itishimiye Kiyovu ivuga yuko hari karto rouge yagomba gutanga yego yari guhabwa Adolphe yarasohotse atega umukinnyi wa Kiyovu Sport yasohotse mu rugo rw'amahina ari umudefenseri wanyu yego icyo rero muri Doxo bavugaga ko muri Doxo ni denying an obvious goal scoring opportunity nicyo bivuze no kubuza umuntu amahirwe afatika yo gutsinda cyangwa agaragara bavuga yuko wenda icyo bita direction ngo ari cyo umusifuzi ashobora kuba yaraconsiderinze kuko iyo bagiye kubara ikitwa Doxo bareba icyo bita direction se werekezaga he nanakiganeye na hari ingingo bakareba distance bakareba n'aba opponent abakinnyi bari hafi aho ngabo bashobora yego niba wari uwanyuma cyangwa se niba hari undi ari gukora couverture ibintu nk'ibyo icyabaye rero hari ingingo arambwira ati ese niba koko wenda iyo Doxo avuga ngo direction ntiyariyo ese umuzamu wasohotse mu rugo rw'amahina rwe warurenze kuko afite nyine imbagoze agakorera ikosa hanze ntiryakaba ari ikarita itukura kuko yabarwa nk'umukinnyi wa nyuma simfite icyo kuvuga kuri ibyo mushobora namwe kureba amategeko y'umupira w'amaguru cyabivuga hari abantu babiganiriyeho cyane bijyanye n'iriya situation aho umupira werekezaga kubera iki batabifashe guriya abadefanda impamvu yatanze carton jaune bazana amategeko ibika habine referees must consider 4 specific factors to determine if a goal scoring opportunity was obvious. Distance between the offense and the goal kimwe twavugaga wari mu arataka na izamu yego distance iri hagati iyo atakaga nizamu direction of the play it must be towards the opponent's goal no kuvuga ngo kureba icyerekezo umukinnyi wari ufite umupira wari ugiye gutsinda yararimo ugeranyeje na izamu ni naho nekereza wenda musifuzi yaheri distance likelihood of the attacker keeping or gaining control of the ball uvango distance uvango umuntu wari ufite umupira yakontrola ku buryo yari yegereye izamu buryo yabibonaga ko yego yatsinda the location and the number of the defenders yego ngibyo ibindi byanyuma rero kuvuga ngo yarari mu kihe gice cy'ikibuga ese abadefenseri bandi bari hehe biyo kipe bari bagiye gutsinda ubwo ni bakrema na bayunusu noneho bakavuga ngo kuko yarari hanze y'urubuga rw'amahina iyo location bakavuga yuko wenda ngo direction yahita idatumbereye mu izamu directe bityo ko wenda aricyo barebye ariko hagasigara ikibazwa kimwe kwizigira ese umuzamu wasohotse muri box agakora ikosa iteka agomba kandi kantu ukuntu kameze noneho undi musifuzi twabajije aravuga ngo ntabwo icyerekezo iyo bavuga direction ntabwo bivuga ngo bibe inzira irombereje irombereje ahubwo bareba hujya ngo
baravuga Wowe ngo ufite ballon. umukinnyi aho yarari Ese- yashobora gucenga agaruka muri direction yajyaga koko aho nyine Aho cya koko kindi cyitwa yatsindiye kudenyinga goal scoring opportunity Yego. kuko nshobora no kugukorera ikosa ariko uri kuri kariya gaflag ka kona urabibona Yego. nayo ni direction wari uri Cyane. nteze si icyerekezo Cyane. ariko se Koko nkubujije gutsinda Yego. wari urahagana muri kona ariko byumvikane si umukinnyi wa Kiyovu yarari si Oya, tuvuze. nagaye muri kona. Ntabwo ari icyo Watangaga ndi kuvuga, urugero. ni urugero ntanze Yego. Yego. yego baravuga rero ngo interpretation y'iri tegeko nyine uramutse uzanyemo iriya ngingo y'icyerekezo wa interpret ugatanga ikarita y'umuhondo ariko abacaninga bavuga ati iyacenga Dolphe ye yari kujyayo Donc Yari- iyo yari atamukorera kujya. ikosa Eh, ni nacyo hari yari ingingo kujya. yambwiraga Yari hari ingingo kujya. twabaye match irangiye Yego. arambwira ati ese iyo mucenga Yego. impamvu ari Doxowe yabyemeraga Yego, gutya. iyo niko mucenga yabyemeraga. donc iyo utankorera iryo kosa Yego, mu yandi iyo magambo utankorera hari iryo kosa, gukubita. ari Ari gutsinda kuko yari yasohotse muri box iyo baro nari kwitera he kandi ko nari ndimo ndashushanya nshaka kugaruka aho nagakwiriye So. kuyitera neza so conclusion yanyu rero yabaye iyihe conclusion rero yabaye nyine yuko buri wese aradefanda Eh, hari- uruhande rwe hari buri muntu wese akurikije ayo mategeko hari uburyo yabijije hari uburyo niyo mpamvu yabijajinga. nyine Yego. basigaza itegeko navuga ritanditse muri football rya 18 rivuga ngo umusifuzi yakoresha common sense Nakomene- Yego. akoresha niyo common mpamvu sense. nyine ari we ufata icyo Icyemezo. cyemezo twese ntitwagifata aha rero hari icyo nshaka kukubwira wari uzi ko ikipe ya APR iheruka kubona amanota 3 muri shampiyona tariki 4 z'ukwezi kwa kabiri bivuze ngo mu mikino 3 iheruka yanganyije na Bugesera inganyije na Kiyovu yatsinzwe n'ikipe ya Al Hilal ndagira ngo Yego. mbere ko tujya Idateruka idatsinda. Eh. gakoresha njye nari ndi kwibuka ya Bugesera gusa bamaze bamaze match eshatu. ni match Al eshatu Hilal badatsinda. Bugesera ariko na Kiyovu nanibazaga Yego. none se Uribuka ko Taleb nabonaga rero yarasaperi yarayisize cyane nibazaga ni hehereyo Harimo amanota- Batari yegereye, batakaje amanota yegereye. Oro Rayon Sport itsinze ebyiri zikurikiranya polisi na AS Na Kigali AS Kigali. aperi inganyije eshatu zikurikiranya inganyije ebyiri niyo itsindwa imwe mpamvu Yego. Eh? inganyije ebyiri itsindwa itsindwa imwe imwe itakaje amanota agera kuri yatsinzwe nande aperi yatsinzwe na Al yatsinzwe na Al Hilal Hilal. Eh, Wa mukino w'ikirarane. uziko nari nabyibagiwe aho amanota 9 yabonye abiri naho yayegereye kuko So, abareba uribuka ko Taleb yavuze ijambo avuga ngo abafana ba AP ngo ntimuzamura amarangamutima yanyu cyane ngo mudushyire ku gitutu kubera kubera ko birasanzwe imikino twakinnye no kutayibonamo amanota birasanzwe Ngo n'imikino Gutsindwa na Al iregeranye. Hilal n'imikino iregeranye ariko ndagira ngo dutere icyotezo umuntu bitari ingingo Francis Christian umutoza w'ikipe ya Kiyovu Sport Rigani wowe wari uvuze ngo APR kuva tariki 5 nibwo iheruka kubona amanota enye noneho kuva tariki 5 z'ukwezi kwa 12 njye mbajyanye umwaka ushize yego Kiyovu Sport itakaje match imwe umbwiye Umukino kuva icumi. ryari kuva tariki Kwa 5 12. z'ukwa 12 niko kutinjizwa ntigipfa kwinjizwa ntigipfa kwinjizwa ukuvuga ngo Kiyovu Sport yanganya ariko ntiyapfa mu gutsinda mikino 10 Nikubwire. yego ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 Yego. Kiyovu yatsinze Etincelle ibitego 4 ku gitego kimwe 14 z'ukwa 12 ihita itsindwa na Marine mu rugo igitego kimwe ku busa yego 18 z'ukwa 12 itsinda Al Hilal ibitego 2 ku gitego kimwe 21 itsinda Rutsiri igitego kimwe ku busa iragenda tariki 5 z'ukwa mbere ihita itsinda Gicumbi ibitego 4 ku gitego kimwe hanyuma rero 11 z'ukwa mbere inganya na Police ubusa ku busa inganya na Gorilla ubusa ku busa kuri 30 z'ukwa mbere ihita ubwo Piscapoya ihita itsinda ikipe ya Mukura tariki 7 z'ukwa kabiri ibitego 3 kuri kimwe itsinda Ice Muhanga kuri 11 bitatu kuri kimwe ihita inganya na APR ahubwo se muri kumva ko Kiyovu Sport yatsinze itsinda ibitego byinshi ni byinshi 3-4 Ubusatirizi bwayo burakomeye. buracyaye niyo mpamvu navuga ngo uyu mutoza kwirinda byoze muri match 10 utsinzwe match imwe Rugajo wajya kunganya ukanganya na polisi kuva mu kwa 12 Urumva? yatsinzwe match imwe yatakaje niya Marine kwa Marine Yego. igishimishije ukoresha abakinnyi Akoresha abakinnyi bato kandi bato b'abanyarwanda b'abaroko. uzi ko Kiyovu B'abanyarwanda. yabanjemo abakinnyi batatu gusa b'abanyamahanga yego nk'umwe n'umuzamu Desire Eh. na Sharif Bayo abo nibo babanza muri Kiyovu reka ndebe n'undi Nyongera mutarama ndumva. batatu harimo bukuru si umurundi harya Bukuru Christophe harimo Bane Musa batatu. Keita hakabamo bukuru Christophe ndetse n'umuzamu James Desire ni bane abandi ni abanyarwanda Musa Keita na Shari Bayo si Bukuru ariko wamuvuze. ntabwo ariko ari Bukuru ni umunyarwanda Ni umunyarwanda. akina nk'umunyarwanda akina nk'umunyarwanda so ni batatu rero nibyo ni batatu nk'uko ni nari Desire James Desire na Sharif Bayo na Musa Keita Musa Keita Sharif Bayo ndetse n'umuzamu uyu muzamu ngo afite kampani inanagurisha abakinnyi
ya agency yiwe ngo ahubwo ngo n'abashaka kugurisha niyo David niko abantu bambwiye hari umujene ariko n'umuzamu w'umuhanga pe ni muzima cyane kimwe mu bintu Kiyovu ifite. hanyuma ikindi kintu gishimishije kuri aba bana bo muri Kiyovu yatijwe n'intare cyo kwishimira abana mu bibuke cyagiye baje cyagiye cyo ba niyo David umva statistique zayo Uwineza Rene wavutse 2008 umva uko nari umwana 2008 ejo 2008 wari uri kwiziki wari muri university nari naratangira ariko ngiye kujyayo wari 2009 aha uyu mwana rero arimo aravuka wari kurangiza segonderi muri iyi saison mu mikino 17 amaze gutsinda ibitego 3 afite assist 5 n'umusore maze gukorerwa amakosa 2 muri box yatanze penalty amaze kugira uruhare rw'ibitego 8 mu ikipe ya Kiyovu Sport urumva byumvikana neza yuko iyi kipe mu by'ukuri n'abandi barimo ba Darcy na ba Fidari nabo bafite imibare myiza cyane icyo kwishimira ni iki ubwo ntituvuze niyo David nawe ariko yaragarutse ari mu Rwanda aba bana n'abana bigaragara yuko hari ingingo ikintu gikomeye cyane yanakimwe kuri match ya Hilali iri gukina na Mamelodi arambwa ngo ukuri guhari ntabwo ari uko abanyarwanda batamenya umupira atahubwo impano zanyu muziha umwanya ungana iki kugira ngo nazo muzikosore arambwa ati umwana yananiwe umuha chance nkundi uko nabivuga chance kubera iki ntabwo umwana yavuka ngo abaze umupira ariko twebwiye umwana umunaniye gatoya tabati muguru umunyamahanga uyu mwana ntago yari yagera ku rwego aravuga ati rero ngiye icyamfashije atabana nagiye ngira umwanya wo kubihanganira ndabakosora ati ubampaye indi myaka 2 ati aba bana afite ubushobozi butwara igikombe aho kavuga ngo nuko basanze na Kiyovu nta indi option ifite nandi mahirwe bagize nandi option yari hari Kiyovu iri staka mu bushobozi nta buhari itifata aba bana nyine baje nk'intizanyo tujya muri Action College